Ese nawe waba warigeze wibaza impamvu abantu benshi batangira kujya bambara kimwe, kuvuga kimwe, gutekereza kimwe ndetse no kwitwara kimwe, nyamara batarigeze baba ahantu hamwe se cyangwa banavuge ngo basi baraturanye, cyangwa banavuge ngo wenda bagize nyine kamere y'ahantu hamwe cyangwa guturuka ahantu runaka? Ese ni kuki nyine abantu ba kera cyangwa se ibintu twebwe twabonaga kera nk'ibintu ari ibintu bibi cyane, uyu munsi dusigaye tubibona nk'aho ari ibintu bisanzwe, ibintu abantu benshi basigaye bakora kera batarabikoraga, ibintu abantu benshi basigaye babona umuntu akora akavuga ngo ibiriya bintu ni ibintu bisanzwe, kandi kera warashoboraga kubikora abantu bakibaza se ngo uyu muntu ashobora kuba atari muzima se cyangwa ashobora kuba adatekereza neza. Urakaza neza kuri iyi YouTube channel yacu bahita Kagera Entertainment. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ibanga rikomeye cyane, uburyo social medias se cyangwa itangazamakuru rigenda rikagena imico yacu ndetse rikagena n'indangagaciro byacu, twe tutabizi, twe dutekereza ko tukiri babandi cyangwa se society yacu tukiri kwakunda, ahubwo nyine social media zaragiye zikatwafecta zigatuma tudatekereza mbere nkuko twatekereza. Gusa mbere yuko dukomeza ndagira ngo ngubaze iki kibazo kandi ndakwinginze ukinsubize, nicyo rero kiragena uburyo iki kiganiro se cyangwa ibintu byose tugiye kureba uraza kubyakira we mu bitekerezo byawe. Se uvuge ngo uko social media zifitiye akamaro cyangwa se wenda ziratwangiza cyangwa se nta kamaro zidufitiye. Ese wowe wumva ko itangazamakuru cyangwa zino social media zidufasha gutekereza neza cyangwa ahubwo bidutwara ubwenge nyine tukumva ko tudafite ubwenge? Andika igitekerezo cyawe muri comment uburyo izi social media zo zifata ku giti cyawe nta wundi muntu ugendeyeho. Ubundi mbere na mbere itangazamakuru ni se cyangwa izi social media zacu cyangwa se nyine ibintu dora tubona ni iki? Buriya itangazamakuru ntago ari izi televiziyo gusa tureba cyangwa se tumve ngo izi chaîne ngo nyine z'amarade, ibintu byose tugenda twumva, ahubwo itangazamakuru hakomeyemo ibyano bya YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, ibintu by'indirimbo tugenda twumva, filime zose tugenda tureba ndetse n'andi makuru yacu tugenda twumva ya buri munsi, ibintu byose tugenda dukurikirana byose bikubiye muri social medias ndetse n'itangazamakuru muri rusange. Buriya iyo ubyutse ukagenzura telefone yawe, ibyo ubonye mbere y'uwo munsi cyangwa se ibyo ubonye ako kanya ukibyuka, ndabiza abantu benshi iyo babyutse mu kintu cya mbere cyose akora abanza kugenzura ese kuri telefone ibiki biri gutrendinga, ibiki biri kuvugwa, haramutse se cyangwa se biri kugenda gute. Rero icyo kintu ubonye muri ako kanya, icyo kintu ubona ugifungura telefone yawe, icyo gishobora kuba cyagena umunsi wawe uraza kugenda bitewe n'abantu ukurikirana ndetse n'ibintu ukurikirana, niyo direct biraza kugena ese uyu munsi wawe uraza kugenda gute. Niba wenda uke wakirirwa n'amakuru baba ugifungura phone cyangwa ukakirirwa n'inkuru mbi, ushobora gusanga uwo munsi wose wiriwe mu gahinda, ako kanya ukumva ko ubabaye. Niba nyine ari imyidagaduro idafite akamaro se cyangwa wakiriwe n'ibintu nyine ubona ko bidafite akamaro, nawe direct mu bitekerezo byahita wumva ko just ushaka nko kwinjoyinga se cyangwa ukajya mu bindi bintu. Nyine ibintu byose ubonye direct mu gitondo uhita wumva ariko ari byo nyine ushaka gukora. Muri make nyine biba bifite uruhare runini mu kuba byahita bigena uko umunsi wawe uraza kugenda. Rero ibi byose ibyo bigena ukuntu nyine uka kanya tuba tubona isi, ugasanga uko wafataga kera ibintu siko ubu ngubu kibifata, uko kera twabonaga ibintu siko tukibifata, bitewe n'ibintu nyine tugenda tubona cyangwa ibintu bigenda just bica kuri social media zikagenda bituma ibitekerezo byacu bigenda bihinduka. Gusa mwene wewe wa muntu ukoresha social media zibona ko social media yaje yo habuzemo management cyangwa se hatabuzemo nyine uko bikora neza, bizabangamira iterambere ryawe, nyine bizakudindiza. Nimba uhora kuri YouTube, uhora kuri TikTok, uhora ku bintu byinshi utazi kuvuga ngo ngiye ibimba ndi kureba ibi bintu, wenda ngiye kureba ibintu bifite akamaro, ibintu byangira akamaro, wenda uvangemo wenda n'ibya enjoyment, wumva imiziki, ariko just umwanya wawe munini uharire ku bintu nyine ubona ko byakugirira akamaro. Buriya se indangagaciro ubundi zihinduka gute cyangwa ni gute social media zigenda zikatujya mu mutwe neza ugasanga uko wabonaga ibintu kera kugeza ubu ngubu byarahindutse, gusa wahindukira ukabivuga ngo si ibi bintu byahindutse ryari, ukaba utavuga ngo ibintu kugeza uyu munsi nibwo byahindukiye, ahubwo nyine wowe ushiduka ibintu ubona byarahindutse kandi just utavuga ngo ngiye questimating se cyangwa nange igihe nyakuri ibi bintu byaje guhinduka. Buriya indangagaciro cyangwa se imico y'umuntu runaka ntabwo ihinduka ngo umunsi umwe ngo uvuge ngo wenda umuntu arabyutse ngo yitwaraga gutya ngo ahita avuga ngo kabisa ngo umuntu ngo byase bihinduka. Nimba wenda atangwa gitabe se cyangwa atakoreshaga ibiyobyabwenge tuvuga ngo ahise atangira gukoresha ibiyobyabwenge, nimba atirukaga mu bagore tuvuga ngo ahise bitangira ngo abyutse ngo ahise bijyamo, ahubwo icyo bita social media rigenda ribikora buhoro buhoro, ibintu bikagera bimuhindura gahoro gahoro. Nawe ntabwo direct bahise bakubwira ngo iki kintu ngo gikore, ntabwo wahita ugikora kuko nyine ufite ubwenge, ufite ibitekerezo, ahubwo nyine ko ibintu ugenda social media zibikumenyereza uhora ubibona bihoza mu maso, bihoza mu maso, ibyo bintu none biza mu nyuma ugasanga byarakwafekse, nawe wabashije kuba wabyandura kandi kuva kera ibyo bintu wumvaga ko utabikora cyangwa se ibyo bintu utabikoze. Rero ibyo nibyo biza kutwereka cyangwa se bya bintu itangazamakuru biba bitwereka nkaho ari urwenya cyangwa se ari ibintu bisanzwe, gacu ugasanga nyine ibintu biba nyine just bigeze ku rundi rwego, ariko just nyine bikiri ibintu bisanzwe, none ejo bundi ugasanga bibaye bya bintu umuntu asabwa. Ntabwo urugero
kera wumvaga nyine abakobwa ngo kwambara wenda nk'ijipo gufi cyangwa se umuntu bw'ubukabutura nyine ububucu ubona abakobwa bagenda bambara ukumva ni ibintu nyine utakikoza, ukumva nimba uri umukobwa uvuga ngo ngende umukobwa w'umuco wenda sinabyikoza. Ndavuga ku bantu wenda ba kera cyangwa se atari iyi generation cyari ko byaga bimeze, cyangwa nyine wabona umuntu ubwambo ugatuvuga ngo uriya muntu ashobora kuba atagira imico, akenshi ugatuvuga ngo uriya muntu yemba yambaye imini, uriya muntu ashobora kuba ari indaya. Nimba ameze utundi ugatubona nyine bitewe n'ibintu umuntu yambaye urwita umuclassifier. Ariko reba kugeza ubu ngubu aka kanya byaragiye birahinduka ku buryo nyine nimba wambaye mini umuntu atabona ko uri umuntu usanzwe, ushaka kuba uri n'umuntu narenze umuntu unafite amafaranga unakora mu biro, nyine umuntu just utahita uvuga ngo ugiye guhita umuclassifier ngo nyine ngo ni umuntu ukora ikintu kibi. None kugeza aka kanya usanga none byaragiye bigahinduka, cyangwa se uburyo social medias zigenda zangiza bitewe n'ukuntu uhora ubireba, uhora ubimenyereza ubwonko bwawe, uhora ubimenyereza ubwonko bwawe. Akenshi na kenshi usanga none bya bintu nawe ubwawe utarabikoraga none ukumva nawe ubwawe urimo urabisabwa, ukavuga se nimba uriya muntu yambara mini nkabona araberewe, nkabona nyine abantu bari kumudurarikira, nkabona abantu bari kumushaka, ese kuki nabikora? Umunsi wa mbere ushaka kuvuga ngo se kuki nabikora, wenda n'uyu tubikora. Ariko buri ko ubyutse reba nimba ufashe telefone buri kubyutse ukabona umuntu nyine abantu bamukunze bitewe n'ukuntu yambaye buri munsi uzatuvuga se ngewe nabigerageje ngo ndebe ukuntu wenda abantu banca amaducira abantu bakurura nabikora gutyo, no ugahita usanga ibyo bintu bikugenda bikwaffecta muri ubwo buryo bitewe n'uko uhora kuri social medias, cyangwa se bitewe n'uko uhora kuri internet, ama TikTok, ama YouTube, ugenda ku bintu byinshi, nabo bikaza nayo kuba byahindura imico yawe ndetse n'indangagaciro ndetse n'ibintu wumvaga ko ari ibintu bisanzwe, ugasanga none ari kubifata nk'ibintu nyine just biraho nawe wakora, ndetse n'undi muntu wese yabikora ukumva ni ibintu bisanzwe. Ese nawe ngubaza akarwa, ese haba hari ikintu wigeze wemera kubera nyine wakibonye inshuro nyinshi kuri social medias? Tuganire, cyangwa just gerageza ubivuge muri comment. Buriya imico yigishwa binyuze muri izi bintu tureba se cyangwa muri izi mbuga tureba, hari ibintu byinshi biba bitandukanye abantu benshi baba bakigiramo just utahita ubyiga direct. Uri abantu benshi biga imico batarabanje kuvuga ngo barayigishijwe se, cyangwa bavuge ngo nyine ngo ngiye umuntu araje anyigisha imico. Umuntu ashobora kuba ari wenyine mu nzu afite telefone se, cyangwa ari wenyine ahantu runaka afite telefone, wamushyiramo nyuma y'umwaka waza kumukora mugasanga imico yarahindutse, nta kintu na gito agitekereza nk'uko wamusize amatekereza bitewe na social medias, nuko abona ibintu ugasanga nyine bigoye ko ahora abibona, kuko nyine ari byo ahora yakirirwa mu gitondo bikagenda umunsi w'ukuri bugende, ugasanga none byagiye bimujya mu bitekerezo, none nawe abashije kubatwa n'iyo mico y'abo bantu nakurikirana, abo bahanza akunda ndetse nyine abo ba entertainer bose agenda areba cyane, ugasanga nyine bagiye bandura iyo mico. Rero abantu benshi biga uko umuntu akwiye kwitwara ndetse mu byo areba cyangwa se mu byo akora, ugasanga nyine filime bagiye barayiteguye neza. Nimba bashaka kwamamaza ikintu runaka just bakavuga ngo iyi filime tugiye gushyira iki kintu, barakeka nuko n'ubutinganyi bwagiye bwamamara, abantu ugasanga bagiye bafata nk'ibintu bisanzwe, ahubwo ibi bintu tugiye kubishyira muri filime. Noneho filime kuri yagenda ikundwa cyane kuko abantu nyine bahora kuri social media amateleviziyo bareba izo filime, ugasanga none iyo mico yagiye muri filime yagiye yinjira mu baturage, yinjira mu rubyiruko, ugasanga none iyo mico abantu bagiye bayandura. Nta muntu waje ngo ababwiye ngo kora ibi bintu, nta kintu na kimwe yagiye runaka, usibye yuko bo bafashe ibintu nyine abantu bakunda kureba, ibintu bakunda abantu kwenjoyinga just ahantu nyine bafata rubanda nyamwinshi bahuriye bagahita bashyiramo icyo kintu bashaka ko abantu bandura, noneho bakakiba feedinga, bakakibamenyereza. Kukibamenyereza nibyo bizaza kubyara kuba abo bantu none baraje kwandura imico. Buriya iyo filime igaragaje wenda umuntu w'umunyembaraga se, cyangwa nyine umuntu ashoboye bitewe n'uko umuntu wenda acecetse, cyangwa se umuntu agahora afite imbaraga bitewe n'uko ahemuka, uzasanga abantu benshi bavuga se nimba ngiye nshaka ko umunyembaraga ntigute nahemuka, nanjye ugasanga ngo izo mbaraga ntumve, none umuntu atangiye kujya yandura imbaraga zo guhemuka se, cyangwa yandura imico yo kumva ko yagirira umuntu nawe. Buriya umuntu warebye filime nyinshi z'ubujura cyangwa se filime nyinshi zigaragaza abantu biba, nawe akenshi na kenshi iyo yazimenyereje ashobora kuba zamwongoza zikaba zatuma atekereza nabi. Cyangwa wenda ukazanga kumva umuntu akunda kwiyumvira za ndirimbo zishimangira ubusambanyi, zishimangira ubutinganyi, cyane cyane mu rubyiruko, usanga none baragiye bagafata ubusambanyi nk'ikintu gisanzwe. Akenshi na kenshi mabona bitewe n'izi ndirimbo zaje zibishegu cyangwa se izi ndirimbo abantu bakunda kumva, none usanga none abantu baragiye bagafata ibintu bisanzwe bitewe n'uko iyo ndirimbo izagenda ijye mu bantu, abantu bari bayumva nta sori yindi gutyo zize zimeze gutyo, noneho igereho bibi ibintu bisanzwe. Nibumva umuntu avuze igishego umve ni ibintu bisanzwe, kuko nyine ubwonko bwawe nicyo ubugaburira, nicyo bufeedinga. Buri munsi ubyutsiye kuri iyo ndirimbo, ugiye kuryama uryamye uyumva, wiriwe uyumva bavuga ibishego, ni gute umuntu mugenzi wazaza abivuge direct itumva? Ni ibintu bikomeye. Buriya social media zigira ubushobozi bwo kuba byahindura ikintu cyari kibi, cyangwa se ikintu nyine twakumvaga ko ari ikintu utakora, cyari ikintu nyine cyangiza societe, noneho kikagenda kikacyambika ishusho nziza, noneho umuntu yagikora kumva ni ikintu gisanzwe, ni ikintu utamuterewe, ahubwo kumva wowe utagikora ushaka kuba uri nk'idage se, cyangwa uri umuntu utazi nyine kugendana nawe. Ariko kuko wowe just ushaka kuba ugifitemo umuco kumva nyine kiracyari ikintu kiba, ariko kwa ko nyine
hora kuri izo mbuga nkoranyambaga, hora kuri social medias, icyo kintu kikaza kukwafecta none nawe ukajya wumva ni ikintu gisanzwe. Se ni kubera iki urubyiruko rufite ubwenge cyangwa se urubyiruko aribo none usanga ari bo bantu bakunze gukurikiranwa ibi bintu ukavuga ngo social medias bibafecta cyane. Buriya ibyo akenshi na kenshi urubyiruko rubonye ni kuko aribo baba bagifite ubwenge bugikura, just bavuga ngo nyine baracyatekereza neza, nyine bakiri kwirukanana n'ibihe bavuga ngo turacyashaka iterambere. Buriya nibwo nibyo nyine just ibyo bintu babona, ndetse n'izo social medias ibintu zerekana nibyo bihindura cyane kurusha wenda abantu bari bakuru cyangwa abantu basa nkaho bakoze. Buriya niyo mpamvu social medias akenshi na kenshi zagenewe urubyiruko cyangwa nk'ini mbuga nkoranyambaga nk'iki nk'ama Facebook n'izindi nk'ama TikTok, kugira ngo n'umuntu mukuru cyangwa se nyine umuntu uri mu myaka iri hejuru akoresha nka TikTok cyangwa Facebook biba bigoranye cyane. Yego wenda baba baziri ariko ubusanga volume cyangwa abantu benshi baba bakoresha izo mbuga just ari urubyiruko. Niyo mpamvu none usanga audience cyangwa abanyiri ziranganda bari abantu bakora ziriya mbuga baba baratagetinze urubyiruko kuko baba bavuga ngo ikintu twashaka kwamamariza muse cyangwa twashaka gufidinga wenda ngo kijye muri societe aba ariyo mico wenda ijya muri societe kwakinyuza kuri izo social media. Kuko urubyiruko mu myaka y'ahazaza ni nabo bazaba barakuze barabyaye abana babo, no uzasanga icyo kintu no cyaragiye kigakurira abantu. Kuko buriya niba ikintu umuntu agifasha kiri muto, just abana be bazavuka ari cyazabagaburira, niyo mico azabigisha. None ugahita usanga ba bantu bapanze ikintu cyo kuvuga ngo isi yacu tuyishaka imeze gutya cyangwa bashaka kuyobora society yabo imeze gutya, bakanyura muri social media ugasanga neza intego zabo nka nyuma y'imyaka 10 bagiye bazigeraho, bitewe nuko social media akenshi na kenshi ziba zaratagetinze ku rubyiruko kurusha uko zatagetinze ku bantu bakuru. Ari ukuvuga ngo social media cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga zigiye gutagetinga ku bantu bakuru. Wajya usanga wenda urugero nka Facebook cyangwa se ibintu byinshi bakunda kunyuzaho ibintu bya kera, ibintu by'intambara za kera ko kera babagaho, ariko direct uzarebe ugifungura Facebook bahita bakwereka nyine amakuru agezeweho, abantu nyine ngo bakoze ibingibi, ngo ibintu by'urukundo, nyine ibintu by'abantu just bafite amaraso ashyushye nk'urubyiruko, ariko nyine just ari kuvuga ngo ni ibintu bya kera bashaka gupromotinga nyine ngo abantu ba kera ngo baze ku mbuga, no kujya wenda bahita banyuzaho ibintu bya kera ku buryo nyine bita bibafavoriza kuko bita byakora ku marangamutima yabo, nyine bakajya bakurikirana izo mbuga nkoranyambaga. Rero abahanga just bakora zino mbuga nkoranyambaga baba baratagetinze urubyiruko, ugasanga none bagiye bashyiramo ibyo bintu none bita bikurura urubyiruko kurusha uko byakurura abantu bakuru. Ese wowe utekereza ko urubyiruko rw'uyu munsi rukigendera ku ndangagaciro cyangwa se indangagaciro zabo zishobora kuba zakangizwa n'izi social media ziteba, cyangwa uvuga ngo wenda izi social media cyangwa se zimbuga nkoranyambaga zihari kugira ngo zihugure se cyangwa zifashe urubyiruko mu kwiteza imbere? Igitekerezo cyawe kirakeneye muri comment. Buriya si ibyo tubona buri gihe byose biba ari ukuri se cyangwa ibintu nyine bica kuri izi mbuga nkoranyambaga itangazamakuru aba ari ukuri. Hari ibyo berekana bashaka ko twemera cyangwa se bashaka ko dufata ko ari byo bitewe nuko n'ahantu wabibonye. Buriya uzacungira itangazamakuru rishaka ko dukonveka ikintu, usanga buri munsi bakikwereka bakikunyuzaho, ntukizere uyu munsi ejo bakagikwereka ntukizere, ariko bitewe niyo consistency yo gora bakigoza mu maso bakikwereka, uzashaka wumve ko ari cyo bitewe nuko nyine bahora bakidevelopa bakivuga bagisingiza, usange nicyo. Buriya n'izi ntambara tugenda tubona ngo ibi bintu ngo byameze gutya byagenze gutya, akenshi na kenshi upereje gusanga nka 50% y'amakuru tuba tuzi twizeye neza ko ariyo aba ari ibihuha se cyangwa aba ari ibintu bitari ibyanyabyo, bitewe nuko wenda abo bantu nyine baba bateza izo ntambara n'ibiki aribo wenda baba bafavoreje kuba baproducinga cyangwa se bakora ayo makuru, batehereza ibitangazamakuru bikomeye n'abandi bantu bagenda babifataho batanga izo nkuru, none ugasanga nyine hagiye hamenyekana inkuru y'ikinyoma se cyangwa inkuru itari yanyayo, bitewe n'abo bantu wenda babifitemo inyungu runaka tuba tutarasobanukirwa. Buriya kenshi na kenshi baguha inkuru imwe nuko kuva ko ari inkuru yanyayo, ariko bakagurisha indi nkuru noneho yanyayo bitewe nuko ari ikintu runaka cy'inyungu bakeneye kugira. Rero ibyo bituma utekereza mu murongo bashaka cyangwa se utekereza ku buryo bakora ikintu bashaka, just bakaba bagukontrola bo bakoresheje social media, ko bazi ko umwanya munini wawe umarira kuri social media. Ikintu cyose ubyukiyeho ufata telefone, ufungura machine, laptop, ureba se iki niki kiri gutrendinga kuri izo nkoranyambaga. Rero iyo udafite ubushobozi bwo kuba wasesengura se cyangwa uvuge ngo yenze gushishoza, mvuge ngo isi ibintu bamaye nibwo ko ugenda usanisha nayo nk'umuntu ufite ubwenge, usanga none ibintu byose social media zimbuga nkoranyambaga ziri kukwereka iyo tubifata nk'ari ibintu byanyabyo, kandi byinshi na byinshi usanga ari ibinyoma. Ari nayo mpamvu aba ari ngombwa kwibaza buri gihe mbere yo kuvuga ngo ayo makuru ndayakire ndayemeye, isi ibi bintu mbonye cyangwa se ibintu numvishe se koko ni ukuri. Ukabyibaza mbere nyine nk'umunyabwenge kugira ngo uvuge ngo mfite inkuru yanyayo tukufata ngahuza ngenda ngabona inkuru yanyayo, usibye ko nyine kuvuga ngo usumira ko ikintu ari ukuri ntakasata ari ukuri biba bigoranye cyane, kuko social media ziba zifite abazikontrola abazigenga. Iyo ikintu bashaka ko mukimenya cyangwa mugifata nk'aho ari ukuri barakibumvisha neza bakakimenya kabisa, namwe mukemera kandi ko ari ukuri, kandi kurundi ruhande icyo kintu ari ikinyoma bitewe nuko wenda bafite izindi nyungu zaho runaka, kuko nyine mwakizera ko icyo kintu ari ukuri. Cyane cyane bikunze kuba kuri aya makuru y'intambara bitewe nuko bavuga ngo bashaka kuba bacuruza ba developer ama company yabo, ugasanga noneho bari kwa
bari kwamamaza ayo makuru cyangwa se bari gukwirakwiza ayo makuru y'ibihuha kugira ngo wenda abantu bakomeze batekereze gutyo bumve ko ibintu bimeze gutyo, kumbe ibintu bitameze neza, cyangwa se nyine izo ntambara bavuga ngo zarahagaze bitewe nuko bagikeneye kuba bacuruza izo ntwaro abo bayobozi abantu baba bakomeye, ugasanga izo ntambara ziracyari kugira ngo n'intambara zitivangamo ibihugu byinshi ngo biteze ibibazo, ugasanga nabo batanze inkuru bavuga ko nyine ayo makimbirane cyangwa izo ntambara zahagaze, kandi zihagaze ntibaba babonye ko baba bacuruza izo ntwaro, bacuruza ibyo kintu, ugasanga nyine social media ziri kuproducinga cyangwa ziri kuduha amakuru atari aya nyayo bitewe n'inyungu nyine abo bantu bagiye bakomakomeye bagiye bafitemo, kuko akenshi usanga abanyamafaranga aribo bakontrola zino mbuga nkoranyambaga. Burya iyo indangagaciro zawe zahindutse itumenya ko n'umuryango wawe cyangwa se abo bantu mwayemo banye muri societe uko mwabanagamo biraza guhinduka. Nimba warakuze uri umuntu just witonda, usenga, wubaha Imana, just wumvira abavyeyi babo, ugasanga noneho kuri iyi nshuro bagiye wenda kuri social media wagiye mu kigali ugiye ubona ibintu biragiye biraguhinduye wa muntu wenda ukunda ambiance, wenda bikugize wenda nk'umuntu ukunda ibiyobyabwenge, just bikugize kujya nyine just ya mico nyine abiwanyu batemera, ya nyine nawe ubugize ibintu iwanyu baba batemera, cyangwa se nawe wa mubyeyi wa mugabo ubizi ko ari ibintu utemera utakihanganira umwana wawe. Rero nimba iyo mico ushaka kuba uyanduye se cyangwa ubonye umuntu wo muri famille yawe wayanduye, urumva bishobora kuba byagutanya nawe bitewe nuko wayanduye, urumva ni ingaruka nyine social media ishobora kuba yagutera. Rero mbere yo kuvuga ngo social media zibyutse kwireba, ari ikintu ugomba gushobora nyine gukora, ari byo tugiye kureba kakaya kugira ngo ubashe kwavuga ngo social media nazi managinga zikangirira akamaro ndetse nkazenjoyinga nkumva ko ari ibintu bisanzwe, ariko ntizitume nyine mindagurika cyangwa zivuge wenda zinyanjirije ubuzima bitewe nuko nari gushyira mu nyurabwenge. Se ni gute dushobora kuzirinda? Buri ikintu cya mbere uba ugomba guhitamo ibyo ureba. Si buri video yose cyangwa se buri kintu cyose ubonye uvuga ko ari wowe kiberese cyangwa ari wowe ukwiye kureba. Abantu bashyiraho ibintu ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'inyungu bari buze kubibonamo, kandi haje ama AI editing nyinshi, ibintu byinshi nta nubwo aba ari real, nta nubwo aba ari ibyanyabyo, bo bareba nyine ikintu kiraza kuba cyakurura abantu se cyangwa cyakintu nyine abantu bakeneye akaba ari cyo baguhereza. Kandi ikintu cya kabiri ugomba kumenya ko ugomba kwigisha ndetse nawe ukanihugura, ese nkwiye gutekereza bingana iki ku bintu ngiye kureba, ibintu ndetse ngiye kureba se bifitiye akahe kamaro, ibintu ngiye kureba nubwo wenda nta wenda nkeneye kwenjoyinga se cyangwa nkeneye gutekereza ibi bintu ndabikuramo iyi message cyangwa biransigira iki mu bitekerezo byanjye. Nuwemera ibintu byose ubonye cyangwa se uvuge ngo ibintu byose ngo mbonye ngiye guhita byemera. Ikintu cya gatatu ni ugukurikirana content se cyangwa nyine izi mbuga nkoranyambaga, amavideo cyangwa se nyine abantu bakora ibintu biganiro bifite nyine akamaro kanyako cyangwa se akamaro kaba kaguteza imbere, haba mu mibanire, haba kwiteza imbere. Niyo mpamvu tuba twanakoze muri iki kiganiro cyangwa se hano kuri KDR Entertainment, aho tunyuza nyine ibiganiro by'ubwenge. Wowe turakora subscribe menya ko uri gucikanwa ibintu nk'ibi by'ubwenge byagufasha kuba neza muri society y'abantu babikora. Ese wowe ubundi ugenzura ibyo ureba cyangwa ibyo bikugenzura? Subiza muri comment. Wowe nyine iyo ugiye kuri TikTok cyangwa ukajya ku ma Facebook, kuri WhatsApp, kuri Instagram ndetse n'ama YouTube, ibyo ureba nibyo urabigenza ukavuga ngo ngiye kugenda ngiye kureba iki kintu, cyangwa ubwo ugenda uri kureba ugasanga ibyo ugiye kureba nibyo biri kukugenzura, ugasanga ugiyeho utarafite gahunda yo kureba ikintu bitewe n'ukuntu nyine bahagikarije bagize icyo ugahita ujya kukireba. Social media zikagukontrola. Ese wowe koko ugenzura ibyo ureba cyangwa birakugenzura? Mbabare nsubize muri comment ako kantu kugira ngo turebe se wowe mu barungana gute uvuga ngo ushobora kuba wabasha kuba wagenzura ibyo ureba kuri social media. Uruhare rwa muntu ushaka kuba wagira mu kuvuga ngo wenda social media zitagukontrola se cyangwa zitakugira imbata ndetse zikaba zakwicira ubuzima, nubwo itangazamakuru rifite imbaraga kandi rifite nyine ibintu bikomeye ku buryo zahindura umuntu uwo ari wese, nawe uba ufite amahitamo koko. Ushobora guhitamo ese ngenda gumana indangagaciro zanjye, se ndareba ibihe biganiro, se udakurikirana ibihe bintu. Ushobora guhitamo kudakurikirana ibintu nyine bikwanziriza imico yawe, kudakurikirana ibintu ushaka kuba byaguhindura, ushaka kuba byahindura uburyo utekerezamo ndetse n'uburyo utwaramo indangagaciro zawe ndetse n'imico yawe, ndetse ubona ibintu ushaka kuba byakangiza ahazaza ukaba wahatanye ukagenda. Abantu benshi babazi ko nyine turabizi, abantu benshi bakuru tuba tuzi ko hari amasite yerekana ziriya filime z'uko zasoni. Hari abantu baba barabaswa ko ngo ngewe ntabwo namara umunsi nasuye ziriya website ngo ndebera ibintu. Ngaho mvu uwo munsi n'ubuzi ko umuntu ubuzi ko buri munsi agomba gusura website akabireba nyine akumva ko ari kwenjoyinga ibyo bintu, kandi nawe uhari gutyo wowe ukavuga ngo ngiye ibi bintu nubwo nzi aho bibarizwa ariko ntabwo najya kubireba. Nyine umva ko uzi gukontrola, kuko ubizi ko ibyo bintu byakwangiza mu ntekerezo zawe cyangwa se byakanjiza imico yawe, nyine umva ko urubuzi kubikontrola no kubigandinga ndetse n'ibindi bintu ndetse n'aha makuru tuba dufata kugira ngo nyine atakwangiza se cyangwa agukure mu murongo nawe, niko ugomba kuyakontrola. Se ngiye kuri TikTok nshaka iki, ngiye kureba uburyo wenda nateka indyo nziza wenda yashimisha umuryango wanjye, yashimisha umugabo wanjye, yashimisha famille yanjye, ngiye kurebamo se uburyo nakora iki kintu runaka. Ngiye kureba nyine ukavuga ngo ngiye kureba ikintu, ugende ku bintu byose upfa kureba utabashije kubikontrola byo bizasanga noneho byaragiye bikangiza ibitekerezo
byawe. Rero ku musozo w'iki kiganiro dushobora gusoza tuvuga ngo itangazamakuru si ribi 100% se cyangwa wini zino social media ibintu byose tugenda tubona ntabwo ari ribi 100% kuko bifite imbaraga nyinshi kandi bidufitiye akamaro kenshi, ariko iyo ubanje kubigenzura ndetse ukabasha kubigenderaho neza just atakuvuga ngo nyine nabashe kubikoresha nta bikontrole, nyine byaje kuba ibintu bigoranye cyane kugira ngo nyine abantu bagere ku iterambere, nyine abo babikoresha n'abandi bantu busanga nyine bagomba kukubeshya, bagomba kugutrikinga kugira ngo wenda babashe kuba babonamo inyungu cyangwa se babashe kwareba nyine inyungu ziraza guturuka muri izo social media zabo. Ariko wowe ugomba kumenya ubwenge kawe si ikintu ngiye kwa kimfitiye akamaro, umwanya ndati minota 5 minota 10 ndareba iki kintu se kimfitiye akamaro, nk'umuntu wataye umwanya areba nyine cyangwa se wakuze wataye umwana areba nk'abira bifilime nyine by'urukozasoni n'ibicuruzwa bayataye umwanya, ariko umuntu wenda afashe iminota 20 kuva iki kiganiro cyo kuri Kedra Entertainment kugeza aka kanya, urumva nta mwanya yataye nyine abashije kunguka ubumenyi, urumva ko ziba zifite kandi kamaro nyine ntabwo uvuga ngo ugiye kuzirengajya 100%. Niba iki kiganiro cyagufashije kanda like kandi na subscribe ndetse unasangiza abandi bantu bamenye ko social media nubwo ari nziza ariko usanga nyine imico kuva kera zatangira gukora, izi mbuga nkoranyambaga zatangira kumenyekana nibwo hagiye hahinduka nyine imico y'abantu, ugasanga nyine abantu ko bitwara gasiko bitwara. Impamvu usanga ya bihugu byo hanze ariho tuvuga wenda reka nongera aka kantu gatoya, ariho tuvuga ngo bagira ngo imico ngo mibi cyane kwa ngo ugeze ngo hari muri Amerika ukabona ngo umuntu agenda yambaye ikariso mu muhanda, nuko nyine ari nabiterambere ndetse n'amashusho media yaje imbere. Bo nyine ibyo bintu bagiye bamenyeramo ko ibintu bagenda babimenyera bakumva bakeneye ibindi, nyine bagenda bamenyera ibintu, nawe izera ko hari igihe kizagira ngo mu myaka 5 cyangwa 10 iri imbere ibintu bavuga ngo ntago wabikora kumva ni ibintu bikomeye cyane, kumva ni ibintu bikakaye, usanga abantu babifashe n'ibintu bisanzwe umuntu wese yabikora. Murakoze cyane, tuze kongera no kubana mu kanya gato. Ciao ciao.